Jesus. Mana w'ibintu mbonye ndibyo. Mana yanjye ndakwinginze ibintu mbonye mu nzozi nibizabeho. Nibibe nkuko mbibonye. Mana umfashe kandi undinde. Amen. Kandi ndibwire Kevin ibintu ndose. Wenda ndakare ariko nawe mubwiye. Kevin tesho suchi gitondo wabuze fatuma video kuhindutse aho gwise ntabwo bone ko gufata video yanjye nzi ko najya mara ikibazo usuri mukuru wanjye of course ni ikibazo pe kinakomeye n'ubutaha ntuzana byongeye Jamviere ibindi kubwira kunyuma museke we iki usanze ndi gufata video ntuzi ikintu ugiye kwikoresha just uzanye usurushizemo what ngo nyikoresha iki hasoni idiot kubaseka mubwire ari cyo nshaka kubwira mukuru wanjye erega manje ndagukunda n'ubwo mbona wowe umfite umutima mubi hanyuma umutima mubi ubonye kandi nibona ari mubi ukure mu mperezo wawe mwiza none usibyo njye nje kukureba mubwira neza ko ndabona ubyutse nabi kungira muri video yanjye ndi gukora wari usindi kwikorera iki ndi kubyutse ingone mu maso ntuzi no gukora mu maso agurasoza ku tesha umutwe abantu nasi kabonye byuka nanjye ngiye ndagushaka ngavuga nje kubwira ibintu narose arasi kimkaga mwiza mwayiga buri yari ariko ahubwo se ko bakoje kakaba kari gusana ngwino ako so wabyubwira abandi bakagufasha oya nta kibazo Tubangu kisabisa sa kubizi se nkunda gutinda hanze mfite agakuriro ya none se bite sorry sawa wazamwara ruvunnye ni mumbwira ubwo ni urwa kera okay bite urwaye inkorora maze buri kwikoza nuko dushaka kubwira cyangwa kumbwira
Niki? Rero papa Kevin urabizi uri umusaza wanjye kandi ndagukunda narakubaha ariko biriya bintu wakoze rwose rero nabona atari byo nta kintu bizakumarira ngo nguki subiramo neza ntabwo ndi kubyumva neza ngo nta kintu bizakumarira kubera ko erega nta mafaranga adashira mbere ntarabonaga avuga ngo nguki subiriramo urashatse ko tuganira mbere y'amafaranga adashira ntarayabona wavugaga nguki navugaga ngo niwagwana make yakugira umumaro yes uribuka inshuro nyinshi wamyandikiraga kuhamagara byakunaniye umbwira ngo ugiye kurya ubugari bwonyine ugiye kuburumanga icyo gihe narafataga amazi nyine nkataguza ngashyiramo agasembe ugashyiramo agasembe ntakunda ariko none mbikukuyeho ndakuzanye utoye mitendura inzobe yongeye kuba inzobe utangiye kumwanga nta mafaranga adashira gutese nyine wewe humura witu tuganire niwe wabishatse reka tuganire musobanurira nyine biterwa n'uburyo amafaranga wayabonyemo ariko reka nongere nkubaze ikindi kintu sibyo ntarakuzana tuvugishije ukuri uzi ukuntu ukunda isambaza waheruka kurya isambaza ryari ntibirukaga bazikunyuza bazivanye mu kivu uzireba gutyo nta n'ubushobozi bwo kuhagura isambaza n'ebyiri cyangwa 3 ufite ntibirukaga kuri noheli ngaho none reka no gucyurira byageze naho ushaka inshuti y'umuntu uroba urabyibuka kugira ngo ajye gubugare n'isambaza urabyibuka ariko ntabwo ibyo byari ngomba kubikubwira kugira ngo nkureke ko amafaranga agomba kugira ikintu akora byanze bikunze amafaranga agira umumaro kandi amafaranga okay ndabyemera nta mafaranga adashira akoterwa n'uburyo wakoreshejemo ese ku byo bakijishura undi yaramaze iki uko umureba urabona ni iki kintu kintu mari kuzatumara uruririye usibye kudukonsoma gusa hari ikindi nyene iki munzanira iki mumpereze iki munjyane muri dushe amaherezo ubwo naya twagize imana ndakubwiye ngo biriya nukugira imana handi imana ikubwira ngo reka nkuvaneho umuruho ntuzanire ubukire urakumva ese wabuze abantu babuze abantu ukuntu babayeho ibyo birabareba abo nabo ngabo nyine ese umwana ufite ubumuga ntago ari umwana nk'abandi umva nyine ko afite ubwo bumuga none uramufite uri n'umukene buribaza icyo kintu agize kuba afite ubumuga ugize no kuba nawe ufite ubumuga bw'ubukene uri kubyumva ibimuga bibiri mu nzu imwe kosora imvugo ntago ari ibimuga ibyo bitekerezeho umunsi y'amafaranga yagiye nk'umuyonga wowe uzicara utekereze n'ibyo wakoze kandi nibwo uzabara kurusha kuri aka kanya amafaranga reka noneho ngo nagwishure ngo yini banga ryiza cyane sibyo kuri aka kanya amafaranga tumaze kugira niyo twajya turya 10,000 ku munsi ku myaka usigaje kuba kuri iyi si waba utararangiza ibyo bintu arubizi gutanga ikimuga hari bakazirikana ko hari bafite hari utayawe kandi yagiye arashira nk'umuyonga none se nawe wajuje kuyamara nkatangaye hari ikintu kizima gishobora kuva muri uwo muyobozo wawe umva nkubwire rero hariho ikintu ushobora kubutekereza ko ngiyewe nawe sibyo duhuriyeho njye nawe tubaye mu buzima butandukanye uri kumva n'undi munsi soni kigiwe umukozi forward ntushaka iki wowe kuko ndusha iki kuko mukeneye iki ahubwo niba ni nazo gahunda wari ufite kuzo kunkorera ndabimenya ngiye kukugendera kuri gicucu uratambutse uraje just kumbwira ngo njyewe wandose nonsense ariko Jamviere
mvura mubwiye Kevin sibyo ntabwo mbigushinjije ko nakubwiye ko ari inzozi gusa sibyo mbwiye ko ari ibyo narose nkamukora nawe ngomba kubiguhisha nta yindi mpamvu pe wowe ibirakariramo sibyo ngo bigire bya dare nyine ngo byegereze umutima cyane ntabwo mbigushinjije hanyuma niba utabinshinjije kuki uvuye mu buriri ukaza aricyo kintu kikuzinduye ukaza no kunyicira gahunda zanjye z'umunsi nese ko narinje muri salo ndakubona nivuga ko nanabirose Jamviere wagira ngo ndeke kubikubwira Jamviere niba uzi ubwenge ujya ungendera kure ikindi bintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo reka mbwira icyambere cyo nta kintu kimwe nagufataho cyatuma jewe ariko ibaze njyewe Kevin naje nuriburire nje kukuniga ahubwo si gukora byamarira iki mbwira ikintu nabanje kugushakaho ubufasha se bwo kumfasha wenda kuba wamfasha business yanjye ikazamuka reka tuvuge ko mpaye ibitekerezo wamfasha iki se ntuhaguruka ngo uzumerekeze tugende ugira icyo umarira numva nta kintu kimwe mukeneyeho nta n'impamvu rero mfite kuri ibyo bintu ikindi rero niba ari n'inzozi zawe zishobora kuba ziyoba cyangwa se ari ubwonko bwawe butari stable I don't care uzashaka ukuntu niba uzakora iki uzi ikintu cyaba cyiza uriya hari ikintu narakubwira ngewe iyo nza no kugira amahirwe nk'imbere umuvandimwe nkaba njyenyine nkavuga ndi njyenyine sinkugire uziko no kwishima niko mbayeho neza nta kibazo ariko iyo nibutse ko turi kubana mana nkibuka ko umuvandimwe wanjye okay I'm sorry ntabwo nari ngamije kubabaza but ntabwo nkwishimira ibyo bintu byose n'ibyo bibwiye nka murumuna wawe tuvukana mu nda ariko ntacyo ndabimenyereye Kevin ndabimenyereye nta kibazo uriko umeze neza meze neza okay mbese urumva wishimye nka mukuru wanjye ngenda kubaha ntacyo nabikoraho kuva umeze neza rero nanjye mpa amahoro yanjye ubundi se waziyahuye ugapfa nta kibazo njye nagura umuti wo kwiyahura nawe si bikubangamiye ndetse nyine nakubwiye ko nshaka gupfa nese ubu nubayeho neza ubu nari ikintu umaze kuri iyi si ibi nawe no kwishimira n'ababyeyi bawe ubwo ntibagukunda kuki ushaka gutinda ku isi ibyo ababyeyi banjye ko batankunda byo simbizi nta n'umwe ugukunda rero kuri iyi si wowe ntushobora no kubona umugabo mwiza ntushobora no kubyara nta kintu kimwe ushobora gukora kuri iyi si ngo kibe kizima sinakubwiye ko nshaka umugabo none se waza kwivanga mu video yanjye ugamije iki sikora kugira ngo wenda abantu bose bambona bakubone nawe bakurure ariko uribeshya n'utekereza ko ngewe nawe twaba turi kuri reve imwe Jamviere n'undi munsi n'ibyo utekereza kuza kunganiriza uyu ugira limite sibyo sinshaka kuzongera guterana amagambo nabwo mbari guta umwanya mfite ibintu byinshi nakabaye ndangije muri aka kanya ariko wowe urahagaze aho ngaho muri antera umwanya wose ase basike bikavubaza turi mukuru wanjye nzakora iki basi kugira ngo ujye umfata nka murumuna wawe ubu ikintu wakora uri kugikora nyine mbwira numve nimba gishoboka ndagikora niba gishoboka wishimye si warose ngo ndi kukwishadye nakurigaga nakora ibiki wowe ugenda ubyikorere wibuze umwuka upfe ndishima nzabaho nishimye nzanahemba n'umurambo wawe kumva nzashahemba indabo nyinshi bise nukuri sibyo uzabikora ngo dore ye buriya wagira ngo uri gukora isuku uri kuvuga nabi sabaye nyine ubu uri gukora isuku ubyishimiye cyangwa kwigaragaza ndetse waduteranije kandi ko nzi ko uri umuntu mwiza wanyemereye se ndaba mwiza wanyemereye twese nakoze iki kamwereke rero niba wumva
kuba muri uru rugo bikurambiye wasohotse ukagenda ukampa amahoro. Nise maze nafunguye menshi. Ninde koza ravapa. Niba wumva ko ibintu byakozwe, ibintu bagukoreye uko byagiye bigenda kose ubirambe cyangwa ukaburenzwe, sibyo nacyo reka gishyiremo kugira ngo ubanze kumva neza. Niba umaze guhaga umaze kurengwa wafashe umwanzuro ugasubira mu buzima wari urimo. Waretse kuza kuncanga mu rugo rwanjye ubundi. Aha, kamwereke rero iyo wifashe sibyo ukifata ukagenda ukicaza musaza wawe ugatangira kumujya mu matwi umubwira ubuntu bw'ubugambo nguri gumuhugura nguri kugira gute shu mu matwi ya musaza wawe iriya nivuga iki ngako kanjabutse kakushabutse dore ko areba kakujabutse wajya kubikora wagiye kujya kumwicaza wamwicaje utari kubitekereza ibyo ugiye kuvuga kurya bikujabuka iminota ingahe bikujabuka mu minsi ingahe ntabwo bizasubira ndacyakubwira wikomeza kwigira umuntu w'inyangamugaye ahangaha ukomeze kwigira umwere imbere yanjye uriya nta bwenge afite ku buryo ibi ntakora ntabwo abizi ibi narimo ntabwo abizi ku buryo uza wowe kumugira inama arabizi none se wowe ujya kwishanutsa gute muri uru rugo yabaye gushanuka ibintu byose mu byo uri kwikiriza ntabwo ushobora no kuvuga ngo uvuge ijambo rituruke muri ako kanwa kawe ndyumve ijambo nyine gusaba imbabazi nyine ko nashanutse imbabazi zo gushyanuka kwawe se ujya ngenda cyakubwira iyo witora musaza wawe binarimo arabizi sibyo ni umuntu mukuru wowe ujejo bundi turagusirimuye nuko waje usa ariko wenda ababyeyi wenda nakosheje penda nabyemera ariko mu by'ukuri umugabo ndabizi nyine murakundana kuko ibyo namubwiraga ni inama namuhaga ntabwo ari ikintu yakora kikamugusha wenda ku kintu nyine cyamugirira nabi rero pe umbabarira umutima wanjye wose ntabwo nzongera ariko yari inyungu yanjye ikaba inyungu yawe ikaba n'inyungu y'umuryango nyine uriya ninjije ku buryo ibyo arimo atabizi ni umuhanga pe none urajya kumubarira iminsi gute ngo hari ibyo ngo uramubarira iminsi nakevye ngusabye imbabazi ibyo arimo ntabwo abizi ntabwo bizasubira n'ukuri kwiyera kandi urumva ntaboneka numvise nk'umuntu mukuru kandi ubwo bukerekere bwose nakoze rwose umuvura sinzabusubira nangwe njyewe nangwe umuntu urengwa gutyo muca runabizi ntabwo umuntu uzana umurengo umeze gutyo sibyo kandi ko kurengwa kandi none utarenzwe uricaye hari uramwicaje wicaye mu mabaze hariya mu mabubu wicayemo hariya ibi ngibi ntabwo uzi ko nagukundaga ariko ndacyagushimira wakoze mubyeyi none gute ujya kunca inyuma uzi ko biriya bintu wakoze iyo nza kuba najye mbicaye ubu nta kibazo mba mbifiteho ariko kari akantu ko guca inyuma kunca inyuma ukajya kumwicaza ku giti cyawe ariko nawe ushyira ku rundi rwego da buriya bintu byahise binyereka ko hari ubundi buntu ukomeza ugenda wipfunyikana nawe ujya kuvuga urumva nuza guca umusaraba ngo urenge ari ubwa mbere mu bw'ibyo guca umusaraba urenge urumva biriya byahise binyereka wagombaga kumfata nawe ukamufata ukadugira inama hamwe usibye kuriya nta n'inama zawe ubundi wowe ubona ufite izihe nama se buriya urumva inama ufite ari izihe muri uru rugo ntazo jyewe ndabizi ndi igicucu ndi ikigo ntiwarwinjiyemo rwuzuye nese gute ushaka gusiga abantu uriya mugabo wanjye asigaye arara umutima urahagaze kubera wowe ibintu wamucengejemo ntasinzira ntagira gute arisinzira agatatekereza buriya bugambo wagiye kumucomekamo yakanguka yakwicura karota buriya bugambo bwawe wamucometsemo nta mahoro afite ku hejuru yawe gusa ikiza wifuriza urugo ni iki reka rero nkwereke sibyo ubu ntabwo mvuze wenda ngo ndakubwiye ngo ndagusubiza mu buzima wari urimo ariko nabwo ujye ukomeza kubugumisha hafi yawe komeza ubutekereze ntukabwibagirwe umenye ngo isaha n'isaha none reka nkwereke rero sibyo ubu ni romarike ya nyuma nzongera kukubona ubungabunga njye mbyita kubungabunga mw'iyi nzu ujya gushaka umwicaza ujya kumubwira ubugambo uzaba ureba uko waje urakuzi ndanabikwibukije kandi ibyo ntibyambagamo sinajyaga mbikwibutsa ariko uburyo waje murabuzi nibwo uzasubirayo Bakevi ntago ari ukuntu ukishije
azirange gutema ariko se bite byanyu ko mwese mumeze nk'abantu bananiwe byagenze bite bibaze nuguhaga cyenda haze cyane usi nkawe ubuvuga ngo wahaze wari iki bya bitoki ibitoki bibiri byonyine aba yari biriya se biba bihagije nabirenza oya ubundi umuntu muzima aba agomba kurya ikiro cy'ibiryo ikiro cy'ibitoki byose biri kumwe nibura akagira ikiro n'igice byose ibiryo byose ariye akaba ari ikiro n'igice nawe wowe n'amagarama 200 ntageraho ukavuga ngo urahaze ngo urapfuye ngize gute nta umugabo mukunda ngomba kumukonderega n'umugore wanjye kandi naramwemeye ntacyo bigutwaye ariko buryo uzatinya ikintu umanikira akaboko njyewe kanaka waba utazogosha ukaraburiza mwiriwe turuka ari twiza nje kubereka utuntu nabushye nanjye reka tuba dutaka turuka ari twiza se turebe niko nakoze mbega byiza sibishimishije ahubwo nyine pa mumbwire nyine ako utuntu tuba tumanika tuba dutaka n'ubusa wakwicarije Jamviere si urabona nta mitako yindi ihari ariko turatumanika ari twiza tutumva ibyo bavuga ntabwo mwumva mwaretse akabanza akavuga nta yindi mitako muri kubona muri iyi nzu tuba ari twiza tuba twiza pe ariko urashya mwana yakoze Maria ndebera na kimanitse ndakubwiye ngo manura ibyo bintu niba ushaka kubimanuka uzabimanike mu nzu yawe gira vuba kandi ibi ngibi ni ibiki wagize undi mushyitsi cyangwa umuntu w'umusirimu zanga akabona ibintu nk'ibyo byavuga ngo iki twajya mu by'abana muri garidiyeni se ntabwo wumva wahaguruka ku hejuru y'iyo ntebe wicaye usubire wanicaye kikwereka ubuturage bwawe ujya kwicara hejuru y'intebe aho bagiye kwicara hari kubera iki hakorera izi ntebe ukuntu zimeze reba iby'icyo wareze ukavuga ngo urazana ibitagara nk'ibi ngibi ahubwo se ibi biberanye birabona biberanye n'iyi nzu iki ni ibiki tutagiye bwa mbere ubonye ndabona abo bari ko mu bazungu abaye bazunguze nose uri kutwereka kwiyemera ngo yaradukoze n'umuzungu ariko mwabiha agaciro ko byuzuye yanabikoze siko gasi ubwa mbere mutubone tuno tubona imbaraga yatakajeho ubwenge bw'iwe yakoresheje bataje Jamviere felicitation tuno ubwenge yakoresheje muri ibi ngibi n'ubuhe usubira tuno tuntu watuba ubu rero warya ngo warushe kugira ngo bigende bite nari nje nyine kubereka iki munyereke nta tumanika ariko reka nkwereke namanike manika hariya hafi hejuru oya turebe ibyo si byo mureka ariko bimanike genda umanike mu gikoni twiza n'ukuri ni twiza heza ariko ibi ni ibiki reba ivumbi bitangiye gutera aha ngaha mu nzu utaranabimanika wabyumvise genda ubimanike mu gikoni cyangwa ubimanike mu cyumba cyawe aho hantu uko ari habiriho urahemerewe ariko kuza kumanika aha ngaha muri sari wanjye abashyitsi abantu bose biyubashye baza bareba oya no nawe nimba ugashaka ugenda umanike mu cyumba cyawe cyashaka n'izindi nzajya ariko wenda simba mvuguruje ariko byibuze mwenda bari kuvuga ati ibyo ntabwo ari ibisirimu bazi mukamuhana kurara gutuma mucumura neza kuraje y'ibiki ntabwo mari kuraje y'ibiki ntabwo wize seraye muri seraye si ibi ngibi babigishaga none si ubu byakumariye iki byakumariye iki wagiye gupfa iruhande rw'ikivu kandi uzi kubikora kuki utabikoze se none se nyine ibaze nimba iruhande rw'ikivu nta kintu byakumarira noneho hano mu mujyi si ubwo byakumarira akana bakabereka mu nzu y'icyondo ariko hano mu marangi n'amashwagara bikasa neza umva inzu yanjye itangiye no kuzana ibintu ntuzi uri mwishwagara yewe twarayibwiriye
ntazi ibyo ari byo. papa nari nadukoze ngo urebe na dore nguriya mukurikire nyine narebye cyane ibyawe hirgiriye twa tudodo nutwo natoraguye nagira ngo nyine uzangurire ubundi budodo nje nkura twinshi nzatugurisha twemuka tuza hano ufata ibyo ubonye mu nzira byose uraruza uravuga ngo uraje aho ngaho ngo ugiye gupfundika ngo uzane hano c'est pas kiriya ko twamvunye ngo wanze ko tumanika ntabwo wishimye wari ugushyizeho itegeko ryo kudukora nimba waravunitse wavunikiye ubusa n'akazi kawe ibyo birakureba wavunitse njye twakujyana mutankunda ndakubaza ubundi uje kwicarana ngo ujye gushogozanya na so akumvisha ibyo ari kukubwira ese bite kuri ahangaha urabona igihe cyose gishize ubushize warambwiye nihangane amafaranga harabura iki kugeza n'ubu sinumva ikibazo gihari ikibazo gihari nawe urakizi nyine kuvura mwana ntaramutanga nuko ngo ibintu byose niba bigomba kunyura mu buryo nk'uko twabiteguye harabura iki nyine ibyo warabimbwiye umaze n'igihe kinini ubimbwira harabura iki ngo umwana umuzane tugende tumutange bive mu nzira ahubwo se wagira ngo urarutariye njyewe reko amafaranga yose mba nayabariye wayabariye se none se biramutse bidakunze none byagenda bite ese ubu ndamutse mpfuye aka kanya ufitanye gahunda n'urupfu se wese nta ubura umwana nta gahunda n'urupfu ufitanye gahunda ngiye mfitanye n'urupfu pfanjyahe abapfa se bo biba byagenze bite oya tuve mu bapfu reka n'abapfu babo tujye mu kazi jya uba umuntu w'umugabo turikumvikana nimba ugomba kuba uri umuntu w'umugabo ugomba kuba umuntu w'umugabo uzi ko ibibazo bibaho kandi uzi ko ipfundo ryo kugira ngo amafaranga aboneke ni uko uriya mwana tumutanga uri kubyumva rero urindira njye mutegure neza buri kintu cyose ngitegura inzira zitegure neza ku buryo nta zindi ngaruka zizabamo te n'umwana umuntu amwohereza ikibazo ufite ni iki Papa Kevin ubundi umwana arahari ubu ntabwo ari icyitiriro by'ubu mubwira ngo Papa Kevin abana ibiki ubwo abana barahari ko ari cyo kibazo mfite ubu kugeza aya amagingo ariko ubundi kuhimba uba umukomisiyoneri gusa ubundi wowe wazajyayo bakaguha izo kondisiyo nkareba kuzemera rero utaritare yo kuzikurikiza ubuse njye ndi igicucu cyane ku buryo najya kwemera ngo nzabahereza umwana adahari none se niba waremeye ko uzabahereza umwana kandi umwana akaba hari gufata umwana ukamuzana ukamudwe kwanza munyereke imwijyanire niba ari nabyo bisabwa sibyo ushobora kuba wanarwaye no mu mutwe ntabwo ari gusa kujya niba umwana hari munyereke mwijyanire si ukumujyana tukamubahereza amafaranga bakayaguha nkabona ibyanjye bikava mu nzira umwana ntabwo ari ihene cyangwa intama bajyana munuza mwibagiro ngo ni uguterura gutya gusa n'intama cyangwa ihene irabanza ikaresisita turi kumvikana none uri kumubwira ngo urafata umwana gutya gusa ubuse none umuvandimwe ndamubwira ngo iki abandi bantu bo muri famiye nzababwira ngo iki ibi byose umuntu agomba kubanza kubitegura va mu rwenya rero wowe wizana ibintu by'inzara ndende cyane turi kumvikana n'ubundi no diri taraba wari ubayeho kandi niba narangira n'ubundi ninayaguhereza ayo mafaranga n'ubundi ntagiye uzayamarana azarangira wongera ukomeza ushaka ayandi ikibazo ufite ni iki kuko ushaka guhubuka ikibazo cyawe ni kimwe nta gihe tuba dufite reka wowe nandese igihe kiba ari gitoya hehe se niba wowe ufite igihe uzi ko igihe ugifite ngiye ku ruhande rwanjye nta gihe ngira leta passe ne reviendra jamais twumvikana ku kintu hari imitekerereze y'abantu b'abakene ugomba kwivanamo nanjye ibyo ngibyo niko natekerezaga kera nkiri umukene ngo buriya ngo wamereze amafaranga ngo nahita nkora ibi n'ingahita nkora ibi n'ibi
ibyo ubivuga ari uko utarayageramo. Iyo umaze kuyageramo amafaranga ubwayakwereka realite y'uburyo ugomba kuyatwaramo. Urakubyumva? Nimba we ntabwo bufite bwo gusubira aho wavuye, njye ubwo wanda mufakanya ubaye umufilozofe mu minsi ngaho ugeze muri Bibiliya. Buri kintu cyose ugomba kugishyiramo filozofi. Ariko ngemereza amafaranga yanjye ugumane filozofi zawe. Rindira amafaranga ngomba kuyaguhereza. Ariko none nanjye mpereza umwanya ntegura uburyo cya amafaranga ngomba kuyaguhereza. Ntago ari gupfa kuyatura gutya ngo nguhereze gutya fam. Ntago bishoboka. Ngenda komeza. Na mbere yuko uzahanga wowe wabanje uhitamo umwenda uri bwambare. Urabanza urasokoza, urabanza wisiga amavuta. Ibyo byose no kwitegura. Ariko byose no kwitegura. Hako byose ni amafaranga. None se nyine rindira turashaka tubone buryo bwiza bwo kuyarya. Kuki ushaka ko amafaranga aza gutyo gusa nta kindi kintu. Ndakomeza kubona mbona mwinzara njye ni. Vretse wicare. Akubagize umuntu ubundi kumura gutya. Ubwo none umaye igihe kingana iki? Ibyumweru 2. Nkorera ku gihe. Ibyumweru 2.